abantu baragwana kugira ngo ujye gukiza baguhe nyoko, ubwo se wava ngo uzize iki? Noneho abo bagwanaga nta n'umwe wakomeretse, ahubwo wowe ukavayo baguhaye nyoko. Utekereza nawe. Uyu munsi noneho tugiye kuvuga ku isomo ry'ababyeyi baba badashaka kugurira abana babo imyenda yo kwambara. Ngabo babyeyi rero ni abana. Abo babyeyi ni babandi bajya mu isoko bakajya mu byenda bigura senkani n'iry'itanu, bakaba ari byo bagurira abana babo. Akagenda ngo yamugura umwenda muzima ukomeye azamarana igihe, ahubwo akagenda akajya mu byenda ngo bya senkani ngo na bya 300, akaba ari byazana ngo yaguriye umwana ye ngo yamudabagije. Niba wumva ko ugeze aho ngo batarakugurira igikabutura kigurira iry'itanu kibamo umukoba bitaga ngo ni lasitike, ubwo sinzi ahantu waba waranyuze wowe. Niba urinze ukura bataraguha igipira ngo uzagikuriramo n'akariso wambaye, ubwo nawe sinzi ahantu waba waranyuze. Bakagenda bakakugurira ingozi yo bitaga ngo yari ikoze ngo mu ruhu ni wari rw'ingonokera. Ngo ni uruhu rw'ingonokera, ngiyo nkweto yabaga ikozemo bayikuguriraga ngo yaguraga ngo niba ari 5, warayambaraga kuva muri garidiyeni ukagera muri sogondere mu gatandatu ukiyambaye. Kugira ngo bakugurire indi rero waragenda kukajugunya rumwe ugataha uvuga ngo bagwibye, nabwo bakakukubita bukagukeraho cyane. Noneho hirya y'ibyo bakagenda bakajya aho bakorera amapine y'imodoka, bakagukorera cyarugabira kigukwiye kiri ibikoba binini bazirikisha imodoka. Ubwo nyine ngo byabaga byo kuzirika ibirenge byawe ngo uzajya ubigenderamo paka ubikuriyemo. Ibyo bintu murabizi. Noneho ibyo bikabutura n'igikutura cyacikaga bagiye gusenya, noneho kigahindukamo nk'ijipo, cyamara guhindukamo nk'ijipo ukajya wicara ku makiga nyine ukabona nuza wagwani yasohotse nka gutya. Kuko ndibuka hari igihe twari turi kwa bakaka nako kwa kaka turi abana 3, noneho umwe yicaye hakujya undi yicaye hakuno nanjye nicaye hakuno, ari njye urimo kwatsamo. Fata agasahane nkajya mungizamo nka gutya. Uko nyagahungije igishirira kirataruka kirakomeza hakujya kiba kireze mu ikabutura ya wa mwana. Barabango ndamutwitse ngo kuki n'iki, dore habaye umukara kubera aho igishirira cyafashe. Ibyo bintu nabyo ntabwo ari byiza. Kuko ndimo kwibuka umunsi umwe twari turi kwa ba sogokuru turimo kwiga ibintu bijyanye n'amasano. Noneho mu gihe turi kwiga amasano ariko nyine baravugaga ngo ku manywa ngo ntabwo bajyaga baca imigani ngo ubwo turaza kwica nimugoroba nyine ngo turi kota. Noneho twari turi kwiga ibintu bijyanye n'amasano bari kubidusobanurira, tukiga amasano afitanye isano n'ukuntu abantu babaga bavukana mu miryango iyo bashakanyemo niyo baturukamo. Bakatubwira ati sebukwe wa nyirakuru na nyina wa se nyenge wabo bamwitaga nyirarume. None umugabo wa nyirarume umugabo wa nyirasenge bakamwita senyenge. Noneho umugabo wa nyirakuru bakamwita sekuru. Bamwitaga sekuru. Noneho abana bavukana n'ababyara banse wa nyina wa sekuru na kaka wabo bakabita abisengeneza. Ukumva? Noneho abisengeneza ba nyirakuru n'ababyara ba sekuru wabo bakabita abishwa biwabo. Abishwa biwabo. Usibye kwavagamo umwe bitaga mubyara wabo wabaga waravutse mbere. Noneho bagafata umugore uvukana na se wa nyina wa nyirakuru wa se wa nyagosenge wa nyirasenge wa sekuru wa nyirarume wabo bakamwita umwuzukuruza wa sekuru wabo. Muri kumva? None bakongera bagasubira inyuma bagafata amasano aturuka uwabo w'umugore w'umugabo
uvuka mu muryango wo kwa sogokuru bakamwita ngo ni umukazana wabo. Ngo ni umukazana wabo, ngo yabaga ari umukazana wabo kuko yabaga aturutse mu muryango wabo akaza kuba umugore w'umugabo wo mu muryango wacu cyane. None ibyo tukimara kubivaho rero baje kutubwira inkuru y'ukuntu abarokore, iyi nka nayo irasakuza ariko ye baje kutubwira inkuru ziba cyangwa nkwenyo, baje kutubwira inkuru y'ukuntu abarokore bari barimo kuririmba. Noneho iyi nayo Satani yayihaye nyine. Noneho abarokore bari barimo kuririmba bari kuvuga ngo Satani nta kizabatwara ngo bazayiha nyine. Noneho mu gihe bagiye kujya gushyingura umuntu wari wapfuye, bagenda bikoreye umurambo, baragenda bari kuririmba ngo Satani nta kizabatwara. Baragenda bageze kumva aho bari bacukuye, bumva ikintu kiri kuvugira mu mwobo kivuga, nako kiri kuvugira mu mva kivuga ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira. Bakubita hasi bariruka. Noneho nyuma hari uwaje kureba, aje kureba asanga icyavuga ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira ni umusazi wari uri muri iyo mva arimo kubwira ikimwira ngo umanuka nkumira, umanuka nkumira. Banyumvira abantu batatinyaga Satani, birukase bari gutinya ijambo rimwe ngo umanuka nkumira. Bari bagize ngo Satani ahubwo yabatanze mu mva arabategereje. Bakubita hasi bariruka. Tekereza nawe. Buri twa n'udukuru turyoshye. Akandi gakuru karimo karyoshye nakahira. Nako usibye ko nyine inkuru zo zirahari nyinshi cyane. Noneho hirya y'ibyo ngibyo reka tumaze dukomeze n'amasano y'icyiciro cya kabiri ukuntu twayize. Noneho twaje kujya ku ishuri, tujya mu bintu bijyanye n'amasano, bakabitwigisha tukabyiga, tugashyiramo ibyo twize turi kwa basogokuru, tukabipfundikanya nyine tukabishyira hariya ku murongo ariko nkabikora. Umwana uvukana na mushiki wawe bamwitaga umwishwa wawe. Noneho kaka w'umugabo wa mushiki wawe na nyirakuru we bakabita ba nyirakuruza. Oya da, ntabwo ari ba nyirakuruza. Amasano nayo gari kwivangavanga. Mubyara wanjye na mubyara wawe babitaga aya masano se nayo oya nako. Baje kumbaza ngo umugabo wari utuye epfo y'iwacu twapfanaga iki? Muzi ko narasubije ati uriya mugabo utuye epfo y'iwacu icyo dupfana nuko amazi aturuka ku irembo ryacu agenda akanyura ku irembo ryabo. Nicyo nyine uwo mugabo twapfanaga. Ngira ngo amazi yaturukaga ku irembo ryacu yaragendaga akanyura ku irembo ry'iwabo, niyo sano kandi dufitanye uwo mugabo. Noneho ikindi, hari undi mugabo nanone wari utuye hakurya, nawe barambaje ati uriya mugabo wo hakurya nawe mupfana iki? Ndababwira ati uriya mugabo wo hakurya icyo dupfana nuko ibiti bya mushingiriro twanyuzaga mu murima yacu twabinyuzaga ku irembo ryabo. Ndako ibiti bya mishingiro twajyanaga mu mirima yacu twabinyuzaga ku irembo ryabo, nicyo twapfanaga nawe. Noneho hakaba n'undi mugabo twari dufite icyo dupfana, inka twari twarayiguze nawe icyo nicyo twapfanaga. Hari undi twari dufite icyo twapfanaga ni ikera. Hari n'undi mugabo twari dufite icyo twapfanaga uwo bitaga Cyprien, nawe uwo mugabo icyo twapfanaga nuko yari yaratugurishije amabati y'ibideshi. Abantu benshi dufite icyo dupfana. Hakaba n'undi dufite icyo dupfana bita bamwitaga Hakiza. Uwo mugabo twari dufite icyo dupfana. Icyo twapfanaga nuko mu bukwe bwe twagiye kumutwerera. Icyo nacyo twari dufite icyo dupfana. Muri abantu bose wasanga dufite icyo dupfana. Ubu ngubu nawe icyo dupfana nuko uri kureba video yo nakoze. Ahubwo mbere y'ibindi byose reba munsi y'iyo video
ureba ahantu handitse ijambo subscribe kari mu ibara ry'umukara kazengurutse nka gutya, ukandeho uhita ukanda ku nzogera, nimara gukanda ku nzogera ukanda ahantu handitse all kugira ngo uzajye wakira video zose twakoze, ubundi ukomeze dukurikirane kuri Bigman Empire. Ahandi wadusanga ni kuri Kinyoteri Comedy. Kinyoteri Comedy naho uzajya dusangayo, ugaruka dusanga kuri Bigman Empire. Dukomeze twiga amasano. Hirya y'ibyo ngibyo rero ibintu twagomba kugabanya ni ibintu bijyanye n'ubuhirimbiri mu bantu baba bashaka gukora ibintu bihabanye n'amategeko. Buriya hari umuntu ejo bundi ndi kugenda mu muhanda asanga umuntu ngo yaranyweye gwagwa ngo bitaga ngo niba ari ngo tunuri. Noneho ubwo gwagwa bitaga tunuri yararumweye akagenda nyara ahantu hose ageze, muri metero 2 akanyara, muri metero 3 akanyara, muri metero 4 akanyara. Ati rero ubwo gwagwa rurimo ibintu bijyanye n'imisemburo ya F1, F2, K, C, B, harimo na vitamini K ituma umuntu atarenga umukingo iyo yasinze. Noneho hari n'indi nzoga bita umumanurajipo. Iyo nzoga ngo uri umuntu w'umugore ngo noneho ngo ukaje ngo ukimara gusohoka muri kabari ngo ugahita umanura ijipo ukayikuramo ukayikubita ku rutugu, ngo ukirukanga ngo ukarenga n'iwawe, ngo ugakomeza ukagenda ngo waru ukongera ukagaruka ukabona ubusubira iwanyu mu rugo. Hari n'indi bitaga dundu bwongo. Dundu bwongo yo rero umuntu wigeze kuyinywa byagenze gute rero? Dundu bwongo hari umugabo wayinyweye, amaze kuyinywa aragenda ageze mu ishyamba akuramo imyenda ahanika ku mashami gutya araryama. Nuko bakamubyutsa ati wa mugabo wabyutse ugataha, akavuga ati iyo najyamwe mba najyana. Uwo mugabo rero nibyo byamubayeho. Abantu rero munywa inzoga ari mushaka muziveho, mutangire munywa amazi ntacyo bitwaye, kuko hirya y'ibyo ngibyo iyo vitamini K ituma umuntu atarenga umukingo yasinze yagushizemo. Umva unywa inzoga noneho ukamera nka moteri, nango usohoka muri kabari ugahita waza ugafatira hafi ni ku murindi ukongera ukagaruka, zagushiramo kari bumenya aho utaha. Ubwo ibindi twavugaho ni ibihera muri Ukraine ngo byakaze, ngo muri Ukraine byakaze ngo baguze ngo imbunda zimeze nk'ibitebo, ngo baguze imbunda zimeze nk'ibitebo, ngo izo mbunda ngo zirasaba sasa ameze nawe nk'ibitebo, ngo kubyo ngo icyo gisasu yo kije ngo niba bari muri metero 5 ngo uracyumva. Ngo noneho bakora ngo bagurana za drone ngo zimeze nk'ibisiga bya Kagoma, ngo ranga izo drone ngo ziri kugenda zigacamo mu Burusiya ngo. Ubwo rero mushaka mwitonde mugende mukurikirana ibintu bijyanye n'intambara, ariko ibyo ngibyo mutagira ngo mu Rwanda bizapfa kuzamo. Twebwe turabanyamahoro ntabwo tumeze nk'abari baba batumva nyine. Ariko ndaza guhamagara mu ijuru mbaza Imana impamvu bari abantu batajya bumva bahora bagwana kuva ku wa mbere kugeza ku wa kabiri niba ibitari kubireba. Wenda niyo yabafata bamwe na bamwe ikabaha nyina ibintu byasubira ku murongo, kuko abantu barega kubera bira bisasu bahora barasana bituma imvura itagwa. Dore imvura nagaruka kugwa kubera bira bisasu byo muri Ukraine no mu Burusiya. Imvura yari irimo kuza ngihura n'igisasu kivuye mu Burusiya ngo pe imvura ibi bihombeyemo ngo biramanyutse ngirasaduka ngo ubwo amazi nagakizi nangaha ngo nubwo imvura izongera kugwa ngo izongera kugwa uko mu Burusiya ngo batongeye kurasana. Urukumva umwaka wose baduteye ngo n'ingano zavagayo ngo ntabwo bakizizana. Ubu ngubu imigati nayivuyeho, udusigaye turi gukora imigati iri kuva mu bigori irimo n'amateke. Ngo n'imigati ngo mu minsi iri imbere ngo azajya bongeramo n'ibitoki. Twahuye n'umwaka cyane. Ubwo rero ahubwo wowe niba utarakora subscribe rero kanda subscribe hepfo aho ngaho, ubundi ujye ukurikirana ibiganiro byose tugiye gucaho, kuko muri iyi minsi hagiye gucaho inkuru z'imiriro utazacika. Utubwira n'andi makuru twakugezaho nayo ugagiye kukugeraho kuri Kinyoteri Comedy no kuri Bigman Empire. Aho ngaho hose uzajya dusangayo. Katomande dukomereze ku bantu b'abagore n'abagabo bakunda kugwana nijoro nijyamiye mu bari gutera induru ngo mutabare. Mana nyagasani ndabiyamye, nimujya mugwana ku giti cyanyu, ngiye mureka kutakuriza ngiye Kinyoteri simba ndimo aho mwanywereye si imazi. Singajya numva musa kuriza mba numva hakuja hakuno haruguru hirya no hino hose bari kugwana. Dore ujya kumva umugore asohotse ari kuvuza induru ngo mubafate ukajya gutabara uzi ngo mubafate wenda barabibye, kumva ugasanga ngo n'umugabo n'umugore ngo bagwanaga. Ukibaza ibyo bintu wabitabaramo gute?
noneho hari umuntu ajya gutabara bwa mbere akigera bamukubise ikofe izuru rirahengama, kumbi ngo bari bari kugwana, ngo bagira ngo uwo mugabo najya gukiza bamufate bamuhe nyina. Nuko rero bagitangira kugwana bagiyeyo mbere bamukubise ikofe bamuha nyina koko byanyabyo. Kuva uwo munsi nese ndahira ko nta muntu n'umwe nzongera kujya gukiza yagwana bishaka cyangwa se yagwana itabishaka. Reka abantu baragwana kugira ngo ujye gukiza baguhe nyoko, ubwo se wava ngo uguzize iki? Noneho abo bagwanaga nta n'umwe wakomeretse, ahubwo wowe ukavayo baguhaye nyoko. Utekereza nawe ni akarengane. Abantu bazongera kugwana kugira ngo ujye kubakiza baguhe nyoko, ntuzajye ujyayo. Reka njye buriya ubu ngiye kuyanyura ku bantu bari kugwana amasegonda abiri mengeze mu rukundo naryamye nanakinzeho noneho kwanza. Nese tekereza kugira ngo abantu bagwane udahari nawe uhanyure gusa ngo uri gukiza baguhe nyoko, bagukubita utahe izuru ryahengamye kubera ingumi baguteye ngo wajyaga gukiza ngo uri kubashaka iki ngo ko biteranyije. Kandi no kwivanga mu bintu by'abagore yewe n'abagabo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka umuti utawuzi ukawunyaho. Rero kujya gukiza abantu utabazi nabo bakunyaho. Ubwo rero ngiye Kinyoteri nahisemo kwivanamo akanjye karenge, nta muntu nzongera gukiza. N'umuntu uzumva duturanye akumva bari kugwana nazigera atera induru ngo Kinyoteri n'abara, kuko sinzajyayo. Mwe mubizi nge reka singiye kuza mukangubita ikofe jya muzuru ngatana ari no kujya ngo bikunde, kandi ibigori byari byeze ngo nabakizaga se baze he. Mugiye mu nzu mubyigaho muratongana murasubirikanya, mutangiye kugwana murasohotse muje ku irembo ryanjye, mutangiye kwagwana nibafata ngo ndi kubakiza muhite mu mama. Ubwo se navugana ngo naruhiki. Reka ntabwo byakunda. Kandi ibyo bintu biba cyane mu cyaro buriya niho hantu bashukana, noneho bakitwaza ngo baherere hano mu kabande, noneho bagatangira bakagwana, noneho abantu batuye hafi bose bakaza gukiza. Noneho ngo mwaza gukiza, noneho abaje gukiza bakabapfukamisha bakabakubita, ahubwo bagwanaga bakitahira bagatari kuvuga ngo twari turi kwigwanira ngo bitazi nicyo twapfuye, ngo tubona ngo biraje ngo biratwendereje ngo bitujyamo hagati ngo turabikubita, ngo kuko ngarega ngo twabonaga ngo rafite n'inkoni. Ubwo ubwo wabisobanura gute se? Kujya gukiza si byiza, keretse wenda gusa bwo bigenze nka gutera. Umuntu tugomba gukiza ni umuntu umwe gusa, umuntu wo bari gufata ku ngufu n'umuntu wo bari kwiba, niwe muntu tugomba gukiza bonyine. Naho abantu bari kugwana biteranyije ntago kujya kubakiza byemewe. Reka urakiza bakagukubita ahubwo kubera ko bahaze. Mbega ibi bintu ntabwo nawe ivumbuye, mbega irangume niyo bankubise. Nazize ubusa. Mana nyagasani, ababyeyi b'iyi minsi koko tuzabagenza gute? Yewe twabyaye kera pe, muri iyi minsi ntabwo twabyaye twasutse amagara, kubera ko ibintu muri iyi minsi byose byatunaniye. Ahubwo ikintu gihari, mureka dutegereze video izaza ejo turebe uko izabimeze, ariko banza ukande subscribe ubanze umenye ngo ejo inkuru ikurikiyeho ni yande, kuko ari gihe twaba tugiye gukurikizaho inkuru ya Saruhara rwa Nkomokomo, cyangwa tugakurikizaho inkuru ya Nkunda, cyangwa tugakurikizaho inkuru ya Sakabaka. Inkuru zirahari ni nyinshi cyane. Ubwo rero n'abantu babambye Yesu nabo narabavumbuye, nabo ndabafitemo ahangaha mu gitabo no muri Bibiliya bose birimo. Ejo gahunda muze kwitabira, muze kubanza mukore subscribe, ibindi tutazabikurikirana ejo mbabwira uko byagenze. Mwakoze cyane. Ni Kinyoteri.